Ankingaye n'itanu utabeshye nitwasinaye ukuri ntago twayirenze tubwire ubundi harya souvenir yabyaye iki tubwire ariko mana yanjye none se bari nge namwe na souvenir ni nyine ushaka ufata uko ushaka ariko uri kungondo ugiye kukibyo ushaka ukidashaka mbibona ushaka iki ariko ibaze ko nyine ibaze ko ibyo wanshatse wongeye wabibonye none se ibaze ko ibyo ngiye wanshatse wabibonye naje nkubaza souvenir we ibaze ko none uragarutse ninjye uri kuza ibaze ko ngiye ibyo wanshatse wabibonye ariko irabaza ugira ibibazo byinshi basi siwikihuta dore kwihuta no utabeshye nitwasinaye ukuri ntago twayirenze tubwire ubundi harya souvenir yabyaye iki Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha si ngombwa kwirirwa ujya aho ari arabikugarurira akagufasha kumenya niba gukunda koko cyangwa se guca inyuma. Muganga gakondo kandi atanga ubutunzi. Muganga gakondo atanga uruhereko n'umuti weza umurima, atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo, umuti uvura inyatsi, umuti wo kwihorera ku mwanzi wawe. Muganga gakondo kandi arakuvura amarozi y'ubwoko bwose, amahuherano, ubutegano, uburyano ndetse akanagutsirika ku buryo uburozi bugutinya. Muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi w'umurima, akoresha imbaraga z'abakurambere agufasha wowe urwara igifu, impyiko, diabete, kuri mihango, guca imyeyo, ababuze urubyaro ndetse n'abarwaye asima n'izindi ndwara zose zitandukanye. Kandi aho waba ari hose aragufasha. Muhamagara cyangwa mwandikire kuri WhatsApp kuri nimero iri kubona kuri screen yawe. Muganga gakondo aragufasha. Twongeye kubakira kandi n'undi gacano kacu agacano kacu dukunda, agacano kacu keza, agacano twishimira. Wowe warakoze wakandi subscribe, urabizi murambi kubwira uri umuntu wa danger, ariko nawe utarayikandaho murambi gushishikariza kandi buri munsi ukandeho kugira ngo duhane vibe, kugira ngo tubane kandi umunsi ku wundi. Umva nitembere rero mu kagoroba, kugira ngo murambona nitembereye mu kagoroba, tembera muri quartier, mubona abantu bari kuva kurangura, na amasaha yo kunywa agacupa ku bantu banywa inzoga, n'amasaha yo gufata agafanta mu kagoroba nyine wasokeye nk'ahantu abantu babikunda, kugira ngo nyine ufate vibe. Ni ibintu by'agaciro cyane kuri uyu mugoroba kuba tugiye mu bw'abazima. Ndabashimiye rero abantu muri bice bitandukanye by'igihugu cyacu, mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba, i Burundi, i Uganda, muri Kongo, no mu bihugu bihande byo muri Europe cyangwa ahandi hari hose, aho bari hose ariko ukaba uri kutwumva, nukuri tuguteye peace, turakwemera, uri umuntu wa danger, uko wemeye kuba natwe kuwa kandi subscribe. Nitemberere muri akagoroba, ndimo ngana hano muri quartier kwa souvenir, hanyuma nkubitana na mushiki wa souvenir. Fanse mushiki wa souvenir ko urabizi ubushize souvenir yadutsembeye neza yanga ko twirebera madamu tewe n'umwana abana, ariko buri hari igihe umunsi umwe twazamutungura tukamusanga mu masaha y'akagoroba, ariko tankakazuba tukamubona hanze, tukamuganiriza, tukamufata tukamubona uko ngiye rumva bashaka kubereka ibintu byose ntaciye ku ruhande. Nabibonye rero ayambuka hano mu kabotike, yinjiye mitambwira cameraman wanjye titega kamoto vuba atema cameraman wanjye ni The Flash. Shout out The Flash. Shout out. Ahitagira rero tutera kamera, hanyuma mitafata kamikoro, ndavuga nti umunyarwanda reka mbateme inkuru mbereke ukuntu bimeze. Katwizamukire rero, ndabona atasuka mu kabotike, ariko ayimbonye yinjira hano mu kabotike, ndavuga nti kamukurikire, urumva ni tumufate, aza kundebera niba nambaye akagofero neza, ukundi gusa neza mu maso, hanyuma mubwire. Katwegera imbere gato yaturere, katwegera imbere, ngendere kuri iyi kote kugira ngo atahita mbona, kambonye ntago yabyihanganira, agazi ko naje, nagazi ko namuteye, agazi ko naje nikwije, ngewe numva abo nyenda ngenyine bagira ngo namwe tujyane. Impamvu nanjye mba nabitwaje, avuga nti
muze tujyane byibura turebe umuntu, dufate umuntu. Dore nabonye yinjiramo hano, tumutegereze tube duhagaze hano ku ruhande, muri nasohoka tumufata. Ntabwo biba byoroshye kuri iyi mihanda de bade. Yewe Sky, umeze ute? Itwirengagiza dusuhuze. Se urifata ugaca no ku bantu washoje. Ntabwo nari nakubonye. Ko wihuta se? Ndi kwihuta nyine se ubona hafi. Ese ushaka ko ngenda njyenyine? Banikwishe. None se ko ndi kwihuta njye. Ariko byibura wanze ukaduha n'akanya ukatuganiriza. Ndi kwihuta pe. Se wagize izi kamera abazikamera ntizikuza hano 250. None se nimba zinzi bivuze ngo zijye zimfatira aho zimboneye. Navuye kwihahira no kwerekana abantu. Ese uri kuba muri quartier se? Cyangwa uri kwa souvenir? Ariko irabaza. Ugira ibibazo byinshi. Basi. Se wikihuta. Dore ndi kwihuta no. Yenda banza tuganire akantu gatoya. Mva nkubwira akantu ushaka kudufasha. Akantu kajyanye n'iki? Umva. Ugashaka ko byibura udufasha. Ukabona madamu wa souvenir n'umwana. Ntabwo byakunda. Nangeze mbana nabo. Ntabwo mbana nabo. Kandi izi nzira ari zitwa izo nzira niho zizigushye twaziciye turi kumwe. Ni kare. Kaje ko kameze nk'agakonje. Wese. Oya, ikibazo. Cyoherwe. Cyawo unywa amabyeri. Oya, njye nawe winzoga. None se uri kuba heza? Ako ndi kwiyota, ako ahantu ndi kubushaka ibintu byanjye byose mbishyira. Nese hari ikibazo? Oya, naga nabashyitsi nshaka. Nabashyitsi nshaka. Utwimye karibu. Mbimye karibu. Nese kuri twimye karibu. Erega nese ntuzi ko ari ibisanzwe ko tugendana n'abantu. Umva se. Ureka ubundi turavugana kuri telefone. Umva nyine nkubwire. Se biri kwihuta. No kuri ndi kwihuta. Nese uri kugazwa n'iki? Ugiye mu kazi? Agiye mu kazi. Hari utuntu ngiye gukurikira. Ariko wenda waduha nk'iminota nk'icumi cyangwa nk'ingahe nk'itanu. Utabeshye ntitwasinaye. Ntabwo twayirenze. Tubwire ubundi harya souvenir yabyaye iki? Tubwire ariko mana yanjye none se bari nge namwe na souvenir ni. Urumva ushize twagiyeyo. Turamuganiriza ariko none se mwazasubiye. Kandi twari we twagira ngo tujyane souvenir arahari. Souvenir ntago agikunda ibi bintu. Souvenir ariko abahari. Haba ari heza. Abari nyine hari ntago ari mu rugo. Ariko mana yanjye kankoreke. Ari mu rugo ngiye kwa souvenir. Ubwirukanga kadutangize rima matambuke. Ubwirukanga Sky. None se ko mbona ari kunyumva. Ntabwo twagufashije ukabona sha mwarakoze ariko none se ni ngombwa mfatirana umuntu yiviriye kugura utuntu ngareba. Twagufashije twebwe wadufashije. Sha nimagire. Ugireyo mwivuganire. Ntago souvenir mwisanzuraho kukurusha. Oya, uyirego nese uturusha. Umutwe uri kundya uri mushikire ku zuba. Yego reka tuve ku kazuba. Kameraman ngo va ku zuba sha. Ewe. Kameraman ngo shanga uva ku kizuba sha. Kameraman ngo tubabarire. Umva iye vuga iminota 2. Tugiye kura ninde ubundi souvenir yabyaye kimwe. Nibyo nashaka kubanza tubwire icyo ngicyo base. Souvenir yabyaye iki? Umuhungu cyane umukobwa. Je nta makuru ya souvenir ndi oba. Kwa souvenir numvize uvuga ngo ni muri iyi quartier kandi hari uri kuba. Wese uri kuba. Je ntago ariho ndi kuba. Uri kuba hese. Ubusona umukobwa ungana nanjye najya kubana aribyo bwo. Umugore wabari iki? Gatugenda twereke mu rugo niba atari kwa souvenir. Oje nje ntago nta mushyitsi nshaka bayigaho. Oya turagarukira ku gipangu. None se ko wagira ngo ngende kwisobanura. Uyu ikibazo uri kutwirukana. Kandi twe tuje gusura. Turi n'abakunzi bawe. Tukaba n'abakunzi ba. Muzongera ko nkunda ariko. N'abakunzi ba souvenir. Rero mugende bakunzi ba souvenir. Mujye kwa souvenir haba. None se je monde umuntu aba yifite stress. Kankwereke. Nibanze tuneke niba ari yo. Rwanda ni. Ntabyo kuneka mana no se ngiye ngize umukozi wanyishura. Ese uri kubana mu Rwanda se?
ejo bundi nzisubirirayo. ariko muri minsi wari kwa souvenir Ako kwa souvenir mabazi urabona umukobwa w'amabere angahe uzara wo kujya kubana nzi bajya kuba mu rugo rwa umusaza wanjye se ko mva urugo rwe n'urugo rwanjye. Byibura nyine ngo buriye umva imodoka yawe siri he nkankorera mu rugo imodoka yawe siri he nkamarira hano none se uragira ngo njye no kugura utuntu njye imodoka somo gake nta kibazo hano gakonje kuzuba bari keza gatuma umuhogo hafunguka cyane. umva kameze gate ese ntabwo unywa inzoga wapi njye ntabwo nywa inzoga. unywa inzoga mbe inzoga zarananiye pe rega ndakana keza none se souvenir se wamusize mu rugo ariko mana souvenir tubwire iki kibazo ahubwo souvenir mufite ibyo mwamukoreye bibi ntabyo twamukoreye abaciwe none njyewe uri kuza uzimfatira yaduciye guteze ushize no mubonye mu kiganiro none se nimba naramubonye urambaza none se urumva yaraduciye twari turi wenyine icyo gihe umwari muri we ubwo amakuru atagwaye n'icyo ushaka kuyakuraho n'urugero n'ubujyanye ese wasubiyeyo singara ko nanjye nkomeje nitahire iwanjye kigwanze kuduha amakuru ako byibura we ndapfa kutunekera tumenye niba souvenir ari ariko wamana twigireyo yenda mbanekera se ngende imaniko oya twuyango twebyibwira twigireyo mujyeyo nyine si ngombwa mugende ku burenganzira bwanyu cyangwa nuko nawe kujyayo ariko souvenir ibyo nagushakaga narabibonye nushaka ufata uko ushaka ariko uri kungondo ugiye kuki ibyo ushaka kuko udashaka mbibona ushaka icyo ariko ibaze ko nyine ibaze ko ibyo wanshatse wongeye wabibonye none se ibaze ko ibyo ngiye wanshatse wabibonye naje nkubaza souvenir we ibaze ko none uragarutse n'ibyo uri kuza ibaze ko ngiye ibyo wanshatse wabibonye ijute ubwenge utaravuga ngo mesi ntago nirero se ndisonzeye ngure n'ubunodozi nturi kureka ngo njye mu rugo kwiga ubwo se ako byibura nabyibura ntabwo biba bigoye ni byoroshye njye ntabwo nshobora gusubira kwa ikintu dushaka kuruta ibindi bintu byose bakorera madamu souvenir tukareba n'umwana ahubwo aryo wambwiye ngo yabyaye umuhungu mbufite ikibazo yaba nibura ari nk'ahantu unanyicaje nk'ahantu ukuntu akajya kunywa akantu ntacyo mwicaze yewe ntigendere ndumva nabi none se urancitse se ndagucitse nyine igihe nta kintu umbwiye ubwo nigendere wakabaye wisubiriye reka basi reka ngusaba akantu ka nyuma mva ngusaba akantu ka nyuma Sky turi kumwe mani kuri phone ako nawe nitaze guhereza kwawe dore nuko Sky ducitse ariko murabibona ko agiye kwa souvenir abacungacunga ntawe murabyiboneye abona ko agiye kwa souvenir ndavuga ngo ushatse ko ari byanze bikunze ari kuba kwa souvenir kabaye kuba ngiye nkarungurukayo byibura ako n'ubundi reka mbarebere ko ariho yaba agiye neza niho agiye baranicaranye hano ku gasima aratubeshya ariko nta kundi ibiganiro byacu rero nakagaruka nkuko mubizi turagushimira wowe wakonze subscribe umva ubutaha hari igihe tuzaza souvenir ntaho hari tubone madamu byibura uyu munsi ntabwo tubashije kumubona ndabona na souvenir ahari kandi urabizi ko ushize ntabwo yabishimye kuzana n'amakamera n'iki yenda ubutaha igihe umuntu azinjira neza amuganirize tumubaze twumve nyine tureke ko yanatwerekana madamu tunamusuhuze murakoze rero ciao